nanye nuga amagambo yanjye atabambe. Yes, Prince Kid akimara gufungurwa, Iradukunda Elisa yahise atangaza ashira posti cyangwa se amwe mu magambo akomeye avuga ati Uwiteka niwe mungeri wanje, Imana ikora ibikomeye, Imana ikora ibikomeye, niyo ishobora byose, dore ko nta cyayinanira. Mana warakoze kubw'umugambi wankoreye, kubw'igitangaza wakoze, wabanye natwe, uratwiyereka, ukomezanya kugendana natwe iteka ryose. Ayo ni amagambo menshi cyane Iradukunda Elisa yakomeje gushira hanze bitewe n'ubwo yarabonye umwe mu bantu wihebeye umutima we cyangwa se yumva yuko umutima we yigaruriye ari we Prince Kid. Yahise rero ahita ashyira ayo magambo hanze ku rukuta rwe rwa Twitter, ashyira ayo magambo akomeye cyane, amagambo y'urukundo wanayerekana yuko yishimiye irekurwa rya Prince Kid. Nongeye rero kuguha ikaze kuri The Truth Inside, nanakwibutsa gukora subscribe wowe n'inshuti zawe, ndetse unakore shares ahariho hose ku nshuti zawe uzi zose. Ndakwibutsa waba uherereye muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se uri muri Europe cyangwa muri Asia cyangwa se muri Afrika ndetse no muri East Africa, ndakubwira yuko rero aho ngaho uri kumwe na uwo bita Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside guys. Nakubwiraga rero mbere yuko ubwo Prince Kid yafungurwaga haje kugaragara kabisa amakuru menshi cyane, dore ko abantu benshi batangiye kwishima, dore ko ku munsi wo kumurekura kuri gereza y'imageragere hari abanyamakuru ndetse barimo no kuvuza impundu ndetse n'induru nyinshi cyane, urusaku rwari ruhari ari rwinshi cyane bitewe n'ibyishimo. Bamwe batangira kuvuga ati Prince Kid natahita ashira umwana mu mago kabisa azaba akotoye guys. Abandi nabo batangira kwivugira ngo ati wabona nawe agiye kuba nk'aba basore bahita basoka cyangwa se baba bafite umukobwa umukunda, yamara kumushira kumwereka ko umukobwa yamara kumwereka ko amukunze, nawe ubundi bitekerezo bye yifitiye abandi bari mu bwonko bwiwe, ugasanga umwana amuteye akageri guys. Ariko icyo twabwira Prince Kid, ahubwo icyo twabwira Prince Kid, atazaba nk'aba basore babona umuntu umurwanyo cyangwa wagaciro mu buzima bwe agashaka kugira ngo ajye kwirebera babandi bo ku mpande, sibyo? Urana nk'uyu mwana, urana ko umwana w'umukobwa kabisa yamwirukanseho kuva itangiro ry'ifungwa ryiwe kugera ku iherezo aho yarasohotse. Nubwo bikomeje kuvugwa ko uyu mwana w'umukobwa ngo nawe hari ibyo akekwaho, ngo ashobora kujya kongera gusubira mu butabera, ngo kongera gusubira mu butabera, ngo kuko hari ibyo bashaka kumubazaho ngo yongere agafungwa, ariko ishyaka yararirwanire kandi n'intambara arazirwanya. Hari benshi rero bagiye bavuga ati Miss Elisa wakoze umugambi ukomeye, wakoze intambara, warayirwanye, komeza kwirukanga kuri uno mwana w'umusore ushaka kugira ngo umwiteho, nawe agomba kugira ngo ajye yicara abitekerezeho. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe tukubwira nawe ukurikirana bimwe mu biganiro byacu kuri The Truth Inside, turakubwira yuko twe tukuzanira umwimerere w'amakuru cyangwa se imwe mu nkuru yagiye ivugwa kandi twanayicukumbura tukanayikuzanira tukayiguhereza tukayikumvisha neza. Ibi bintu bimaze kujya hirya no hino, gusakara hirya no hino, dore ko n'abanyamakuru benshi cyane bagiye babivugaho, harimo ba Dekati, harimo ba Gasuku Media, harimo n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Ariko Miss Elisa akimara kubona umwana w'umusore agisohoka yaravuze ati ntago bihagije, ahubwo tugomba no gukora ikirori mu rugo cyo gushima Imana yuko Imana yahabaye, Imana hari icyo yakoze, Imana yahinduye ibyanze guhinduka, kuko dore abantu benshi bumvaga yuko ibya Prince Kid bise birangira, ubu ngubu agiye kujya mu buroko. Kandi ubundi icyo nakubwira, Imana niyikore, Imana niyirwana guys, Imana niyirwana nkuko n'abandi bantu bakomeje kugenda babivuga muri comment hasi, bavuga ngo ati Imana niyo yakoze uyu mugambi, ni nayo yarwaniriye kino kintu, kuko habayemo intambara nyinshi cyane mu rubanza rwa Prince Kid, aho yajyaga kuburana ugasanga abantu barababwira ati nta muntu wemerewe kwinjira mu rubanza, ahubwo no kurwumvira hanze, badashaka kurushira ahagaragara. Naho Prince Kid nawe akaburana avuga ati kubera iki badashaka kugira ngo urubanza rwanjye rujye ahagaragara, ndetse nabo banyarwanda nabo ngabo bazi ko ibyo byaha ndimo ndaregwa bindiho.
mureke urubanza rwanjye rujya ahagaragara, rusomerwe ahagaragara, abantu basobanukirwe icyo nafungiwe n'icyo ndimo ndazira, nta kibazo kirimo, ndetse n'itangazamakuru baryemereye ryinjire. Murabyibuka ko itangazamakuru ritemerewe kwinjira, nta n'umuntu winjira na kamera, nta n'umuntu wagiraga iki, wowe wabonaga tu bamusohoye mukamubona mu modoka asohotse bamujyanye. Nuko rero ngayo nashaka kugira ngo nkubwira ati Prince Kid abantu benshi barimo kumubwira yuko yikubita akantu cyangwa se asubiza amaso inyuma cyangwa asubiza ubwonko inyuma, yongere yitekerezeho, arebe umuntu wamurwaniriye, umuntu wagize ishyaka ku byifungwa bwiwe, akomeza kumwitaho, amuha agaciro ndetse akomeze amuhesha icyubahiro. Ni nkuko bavuga ko uru rukundo rwa Miss Elisa hamwe nawe ruvugwa abantu benshi cyane. Rero n'ubundi agomba kugira icyo yitaho kabisa, akabishira mu bikorwa nkuko abantu babyifuza. Murabyuka ko nani itari kuri stage yahise avuga ati Prince Kid, you are welcome back. We na Miss Elisa bicaranye hejuru guys. Yo nashaka kukubwira rero kwanga kuri The Truth Inside, nashaka kukubwira ati ni bye bye, na mukanya turi kumwe mukanya.